reka dutangire filime y'abanyarwanda bise umukufi w'igitangaza episode ni 2. Simba Media nibo bakazanye arya chano yitwa ngukisha Ngaho TV show. Ugenda ukora subscribe uremera abanyarwanda ariko ndetse mu gutangira bagiye kutwereka ibyo twabonye muri rimwe ubundi byose byaturutse he. Haya ndahatwitse kugira ngo hayi arahiye koko. Haya episode 2 ndetse mu gutangira hakunini umwami yari arimo agenda n'ingabo ze n'inshinzi ubundi n'abakobwa barindaga umwami nimba mutanabizi. Hano hari niyo twakiriye muri studio irakaza neza Mareka tukaruhukira hano. Sasa umwami kugera hakunino tubanze turuhuke sha duce akabogi. Umwami naye ndi umwami njya mbibona za resuri nizo zimaze iminsi zimenyera ariko umwami ni mwicare bamwereka n'ibyicaro hano udakomye yombi baragushahura barazikonada inoryi ese nkube agashya bakanazitunga ku mushito bariya naho kanazira tuvuye ibwana cyangwa ubutagire bwami ryarira umwami avuye ibwana cyambwe cyuma hano ngo nda murarira ko nta murare mufite umfasha niko mwaje mugaragira umwami babyitaga kugaragira umwami mu kinyarwanda kizima. Reka nge mbasobanurira filime ariko n'ubundi gakondo yacu si kwisi bajya gakondo ni mwijuru ngaho umwami barabanza barashayaya hakunino avuye ibwana cyambwa agiye ibwami nimba agiye ibwami sinzi igihugu atuyemo gusa n'iki hari abamugose hakunino bagira ngo hatazagira akantu kabacikerega mwa abanyarwanda mwe uko umwami bamukeza babyitaga gukeza umwami nahizo hari babana bavuga gukeza umwami wapi iza resuri yake mwamukari hakunino hari abamwatatse haya ibi hari ibyo twagiye tubona muri rimwe ariko nimwamenye ngo byaturutse barikanga hari groupe y'amabandi yatatse umwami bikangamo turi byegera by'umwami wasanga no uyu bamwitaga Karinga hari kariyo mazina y'ibwami nzi akafita kirya rukuno gira gutya nyine n'iki agakanga diveriseri akanga diveriseri hejuru haya fayo twarutse bakomagurana hasigaye umwe kamba umwami aratatswe yatatswe n'agaco k'amabandi umwami yageze gutya abahereza akantu k'agakufi mu kugafata karabacika kitura hasi arangije arabohereza tumucika gusa hakundi n'urugamba cyakomeje mama we nga kapachi kigorye warabanza gira gutya barahanye shaho umwami abyiga ariko izi resuri ziba zimenyera ubwami bwa izi resuri imbeba ziba zimenyera ubwami bwanjye zizi ko ingoma umuntu ayitoragura sha buri umwe ahagurutse abapampe buri umwe abavuzi b'amacumu icumu bararivuga hakuno y'abantu nakiriye muri studio nabo sinzi mwami arabanza arifora niko sha bakubwiye ko iki gihugu ari icyaswa ko iki gihugu ari icyanjye umwami uzikazina twajetiriwe na twango baka ariko wa mwami sinzi sota mwami ni mubi mu kintu cy'igikwemba bayiyambitse hano harya babyitaga ibiki inkanda mwaye igipfunsi shawo iyi resuri bimenyera umwami igisambo haya
sasa tuvuye aho twigarukire 2020 murabonye ibyabaye. Tugaruke 2020 muri ya karitsiye imwe hamwe umwami yari ari cyagiye kera hari akana hari akana kari kwa n'akajangweri atora Paul cyamamare cy'Imana ndarara ndiye tu kanje kwirya mu makeya. Paul atoraguye ntazi amaraso yayimenekeye, ntazi abagabo bapfiriye, ntazi ko n'umwami ariho yaguye. Ariko nyine Demarisha bafite abari mu bujangweri bwinshi tuvuye aho hari irindi bandi riri kwigendera mu muhanda. Aba babita abaryakariho. Hano umuryakariho, hano hari umuryakariho hano ubundi nge nkandagira isi nayibabarira n'iki ndimo agenda ahura ajyanye agasenda mu ikoti agiye kurya mu bukwe bafite n'agasenda mu ikoti ahura na Peti uvuye gutora boro yewana G. Iyi boro rero sasa mama cyo yari ikanga sinzi mwibuke boro bigeze bamutuma twabonye muri rimwe nuko boro yayibonye ariko nta n'impamvu we Peti kangukubite gutya amukubita indege reka nguzunga indege Sky2 turakuramukije amuzunga indege yewana n'ubwatsi noneho bamenye ko nge ntarisha babwiyahirire. Oya ariko kubona bora aya ni amafaranga aragize ariko itakanga na adversaire reka yewana reka mbanze naye nje kuyakenyereraho dore Demarisha yangenda ugenda ukajyaho n'imbwa iri kurira urugi akabuno wajya yicaye muri goma iragasiba ntago mbeshya ari hashya se ndatwika ubundi resuri Chuma ngaho haya do kumbe hakunino hari indi groupe y'abantu nk'abane bari kugenda sinzi icyo bashakisha bareba muri telefone bareba ku mpapuro bafite n'igishushanyo cyacyo nimba ari igiki sinzi ariko mugende gake murabizi nta na rimwe ndabaye ikintu kibi. YouTube channel ni ya yindi imwe ngaho TV show ukore subscribe akubundi udaye umuntu sabu naburi yakoze impanuka gakenera amaraso wayamuha ngaho aba bari hakunino aho bari cya gipeti n'iki gifite indege yacu yewana ubundi ngewe igihugu iyo mfite igihumbi cyanjye nica n'amagini peti ngiyo afite imumbi ye yica n'amagini. Aha turi 2020 nibuke twatangiye filime abangaba baracyagenda yageze imbere Peti kuja hapa sha Peti yangu Peti akata nk'umuntu utagira amagufwa wayo ni zombi akata nka Steven Froki niko gafite utuntu tw'utugufwa tw'uduteja. Sasa Peti baramuhaje ati sha iyi bora nayibonye reka mbere ku muntu nayihaye mwibuke yayihaye umuryakariyo kandi buriya nta nko kwiruka inkoko irutse irapfa mbabeshye nuko bavuyeyo sha dore nguri wanyaye kumba umuryakariyo n'akabuno kiwe twaya n'imbwa yurira urugi arikomereze wana ubundi se baza bambaza iki hakuno hari abagabo hahe ariko barijijisha na Yesu nazaza bamuteze ninja ziturusha ubwenge do haya ibyabaye kuri Samusoni ubu uyu muhungu nta somo bimuha cyangwa ibyabaye kuri Adamu aha nuko sinababwiye ngo baturusha ubwenge kagenda kisese mana we wo mukufi turawujyana kurya mu bukwe agasenda mu mufuka abafite nakirida
uyu we ni umuvumbyi yabigize umwuga nimba ajyana na kirida. Ewan yari agiye kurya mu bukwe ni umuryaka ariho ahuye n'ininjira amuhagurukira uwo mukufi ufite ububone. Uwo mukufi do iri no guseka sha do mushenzi ndanamusomye yaranababaye cegera gusa. Hakurino hari baba pape bangaye batatu harimo harya ngo witwa nde Simba. Ariko izina ryanjye ryaratwitse koko naha. Umukobwa yabandikiye SMS ataciye ndahabonye muze mpabereke. Haya katwereke haya wa mugani wa Junior haya ndahabonye agiye kubereka ahantu G aciye umuryakariho gusa umuryakariho nawe uburyo agenda washa ntago yaruka aha hari muri kangahe hari muri rimwe ibi twarabibonye ubwo babatungiraga agatoki hakuno do hari wa musore ufite akiryo koko wana G kisiki niki na waki wakaramurota do ariko na waki murayibonye hakuno wari uri kuri GB mwibuke hano harimo umukobwa bita Nzovu. Nzovu turakuramukije. Nzovu tugize dute nuko hakuno uyazanye umukufi kuri mwana uyu ni wo cyangwa yari ikanga dore Nzovu do asha murabagome. Hakuno wari uvuye kugurisha umukufi yasanze bamuteze baba pape bari guhiga umukufi yasanze bamuteze sinzi niki wawuzi boro ubukina nayo amamiliyoni n'ibiguze wa mujinga we ziriya boro amamiliyoni n'ibiguze kikaraterura aterura inzerereze wana kick swata rimwe pachi wapi pachi amutera n'utuntu twahongo baka rubura gica ko gica yaratwikaga rata uyu ni umutaliyani engarso italien atwika ariko murabona ko iryo do mujye munyambika ntago nikoraho ubundi utikoraho ni iki biba bivuze ariko abari ku gafege kiwe icyuma ntacyo mvuze. Hakuno gambaro cyakomeje yarasohotse aboni ipape kujya gukubita umuntu bararifata barabanza bararidodo nk'amajwi ko bigiye naryo niyishiye nitankubitisha Simba arabanza ze hakuno yivugana umuntu undi Simba hano hose barabatwika Simba reka da banza bamumena inzibyi ugutwi arya n'inzibyi ugutwi aya Simba ariko nawe uburyo arwanamo nyine ni bya bindi biraho bamumena umutwe icwanga ubwonko babugira igikomo pachi kigoryo ko kanya harabatangiye kugota aho ngaho gake bayobowe ne egubyo bazita egubyo rivayo n'ibintu by'ibigurudumu aba bacaho ndagiye uyu nawe nimba bari bande batejemo sinzi ariko mwe murabazi buriya tu ndagiye vayo katabirora aya ndabihakanye inijako nina nayo ariko sinasiga uyu mukufi nayiwucana nimba ari Nzovu ujyanye nimba ari inde sinzi gatesi nga kumbe hakurino uko mukufi bakawujyanye aba bakomeza kwekatisa hano niki na waki ntakabyasi hakurino umuryakarere cyakubita umuntu ndagiye sakabaka
oya tavunira mu mavi mwabaginga mwe tiyere suri avatare suri babwita kumiriki fata n'uruki wa muginga we imbesire krokodile umufaransa umwe mu bahigaga wa mukufi yafashwe n'abantu barabanza banamugabanyamo n'agasuzugo ariko n'amarya mushiremo haya kugira ngo shwi ega dutwike rega n'ubundi iyi si ntago ari iwacu umusore nuko bamujyanye n'imvura iragwa iravuga iti reka mbahe n'umugisha imvura ibaha n'umugisha umusore nuko bamujyanye ese iyi polisi iramenya ibyuriya mukufi ko yo ije itabaye ibona abantu barwana ese gatesi uriya mukufi wawujyanye ntuzacikwe na episode ya 3 ndetse ugenda ukora subscribe kuri Ngaho TV show bayitaga umukufi igitangaza episode ni kangahe 2 ku cyumweru duhure dukora 3 ciao bye uwanditse filimi ninde Emi Le Glacerie ciao bye ni nawe wayidirectinze Emi se turamuramukije nyiricyubahiro mubyeyi ngaho haya byusa niwe wabaye kameramani G-Trigger Pro editor ariko editor umufashe ndayishe